wowe ugize umugisha wo gufungura iyi video, ni wowe Imana ishaka kugira nkubwire icyo yantumyeho. Ndabizi mu buzima bwawe ujya ugira inzozi, hari inzozi zikomeye ngiye kugusobanurira zijyanye n'ubuzima uri kunyuramo, nuzisangaho ufata umwanya dusengana Imana. Igihe cyose ubonye utwaye imodoka mu nzozi, warangiza irasubira inyuma, kwa kundi umuntu washyiramo vitesse haka imodoka ikarushaho gusubira inyuma. Nshuti yanjye, niba uri no muri business ushaka uzayihagarike, kubera ko uba watatswe n'umwuka wo gusubiza inyuma, udashaka ko hari aho wagera. Wajya kwegiserera imodoka ugashyiramo vitesse y'imbere, ukabona ibipangu ugasubiramo vitesse y'inyuma, ukabona imodoka iri kugusubirana inyuma ntacyo utari gukora. Uba wamaze kwatakwa n'umwuka ukubwira ngo ibyo urimo byose ntaho bizagera. Ni Imana ibirimo irakuburira. Niba ujya urota uri mu modoka ukabona ukwitwara usubira inyuma, nshuti yanjye, niba uri muri business, stop, ubanze ushakisha amakuru kuri icyo kintu yiyemo. Niba hari ibintu wari urimo bikomeye cyane, ugiye kwinjirwa n'umwuka w'igihombo, ugiye kwinjirwa n'umwuka w'unyatsi. Icya kabiri, nubona utwaye imodoka mu nzozi, wakwatsa amatara akanga kwaka, ikintu uba ugomba gukora gikomeye ni iki ngiki. Niba ucanye imodoka ukabona amatara yanze kwaka mu nzozi, Imana ibiri kukubwira ngo ahantu uri kwerekeza, ahantu ugiye gushora amafaranga, ahantu ugiye gushaka akazi, relationship urimo, ibintu uri kwirukamo nta bihari. Igihe cyose ubonye mu nzozi urimo uracana amatara ukabona amatara arimo aranga kwaka y'imodokari, ugagerageza ugacana ukabona biranze, Imana ibikubwira ngo itonde, ibintu urimo, ibintu uri kwirukamo ntaho birakugeza, biragupfira ubusa. Izi nzozi ndabizi zishobora kuba zarakubayeho. Niba uri kunyura muri ibi bintu, izo nzozi Imana ikazikubwira, irimo irakuburira, irimo irakubwira ngo ahantu ugiye, icyerekezo urimo nta gihari, hari umwijima, hari ugusuzugurwa. Imana iguha umugisha. Inzozi za gatatu, nubona urimo uratwara imodokari ukabona noneho irimo iragenda ijya imbere, washyiramo vitesse ikajya imbere, nshuti yanjye, niba nta n'amafaranga ufite, genda ushaka amafaranga utangire ushore muri business. Ikintu cyose ugiye kujyamo, Imana ibikubwiye ngo ugeze muri season nziza. Umuntu agira season eshatu. Hari season yo kubaho mu butayu, hakabaho season yo kubaho umeze nk'utariho, hakaba season yo kwinjira mu gihe cyawe. Ndagira nkubwire ngo igihe cyose ubona utwaye imodoka ukabona iragukundiye, Imana ibikubwira ngo ugeze muri cya gihe cyawe cy'amahirwe. Nujya kudepoza, niba ufite diplome ugiye kubona akazi, niba ushaka kubaka urugo, tangira urambagize, tangira urambagizwe. Igihe cyawe cyo kubaka niki, Imana ibikubwira ngo imbere yawe ni heza, imbere yawe ni heza, ugiye gukomera, ugiye kwaguka, ibintu byose urerekezamo, imiryango irafunguye, ibintu byose uragerageza, gerageza. Imana ibikubwiye ngo amahirwe yawe noneho aba open. Imana ibikubwiye ngo noneho ibintu byose wagerageza byashoboka. Imana ibikubwiye ngo uri kumwe nawe, tangira ukore, tangira ugerageze, tangira ikintu cyose ushoremo imbaraga zawe, Imana yamaze kugufungurira imiryango. Ikindi navuga, hari abantu baba bari nko mu modoka bakagenda, ukaba uri mu modokari, ukaba urasinziriye, waba urasinziriye ukumva nk'akantu karakurumye kandi washaka agasimba ukakabura. Waba urasinziriye ukumva nk'injangwe mu ipusi mu nzozi, wakanguka ukayibura. Ipusi isobanura umurozi. Igihe cyose uzaba uri wawe saa 12 z'umugoroba ukabona ipusi kunyuzeho, nshuti, yirukeho, nurangiza upfukamusenge, kuko ipusi akenshi nimwe abarozi banyura, bazana umwuka ukugwanya, bazana umwuka wo kukubabaza, bazana umwuka mubi cyane. Ukaba uryamye nijoro ukumva ipusi irimo iragenda hejuru y'inzu, nshuti yanjye, haguruka utokeshe, haguruka usenge, haguruka wirukana izo n'imbaraga mbi. Nta pusi utunzi wawe, ariko buri gihe izi wawe. Uwo ni umwuka w'umurozi ukugwanya. Kandi iyo umaze kuza, hari n'abantu baba baryamye bajya kumva hejuru nta mvura iri kugwa, ukumva hejuru bameze nk'abajugunye y'umucanga, ukumva ibintu ngo
mu gitondo ugatangira kubyuka n'umugabo mugwana mushwana, ukumva ibintu byakomeye mu muryango, abo mwahuzaga bikanga, abo muhuza mu kazi bikanga, hari umwuka uwo murozi aba yamaze kuzana. Ndasenze mu izina rya Yesu, izi mbaraga zose zikuveho mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wose ukwataka, umwuka wose uri tracted ku buzima bwawe, iyo network ndayiciye. Imana igukureho imbaraga mbi z'umwijima, Imana igukureho imbaraga zikugwanya, Imana igukureho ikintu cyose gituma utarenga bariyeri bagushiriyeho. Hari igihe ubaho mu buzima baragushiriyeho bariyeri, umuntu akavuga ngo uzapfa nta hantu ugeze, kandi koko bikamushobokera. Umuntu akavuga ngo hari abantu bavuga ngo abantu ngo ntacyo bantwara. Nshuti, umuroza kugiraho ububasha iyo udasenga, akakoherereza ihembe rikakuzengereza, abanyamasengesho bakagusengera bakananirwa, abana bawe bakabagira abaswa mu ishuri bigashoboka, kandi witwa ngo urasenga. Icyo uba ukeneye ni iki rero? Uba ukeneye imbaraga zikubohora. Ariho hano navuze, hari igihe uba uri mu modokari ukumva nk'akantu karakujombye, ukumva nk'akantu karakwinjiye, kandi ukumva urababaye, ukumva nk'ikintu kirakurumye. Buriya nta kindi kiba kibayeho, ni umwuka umurozi aba akoherereje. Waba uri mu modoka kandi yakoherereza umwuka umurozi, ntabwo awukoherereza uri kureba oya, awukoherereza ari nk'akantu gakwibye. Niyo mpamvu uzaba iyo bamaze kugufatisha, uri nko mu modoka ukumva agatotsi karakwibye, bakaguteza ibitotsi kugira babone uko bakwinjira. None iyo bamaze kukwinjira n'andi ukanguka ukumva uvuga uti umugongo uranyishe, umutwe uranyishe uruhande rumwe, amaso arambabaza, ukumva ingingo zawe zose zirababara, waba uryamye ukumva urimo urasha amaguru, amavi yawe akabyimba, umugongo wawe ukakubabaza, ukajya kwa muganga bakakubwira ngo nta ndwara tukurebamo, uba waramaze kwinjirwa n'izindi mbaraga. Niyo mpamvu ngiye gufata uyu mwanya nkagusengera. Nyandikira kuri iyo nimero iri hasi, usengera Imana. Ntumamagare wowe, nyandikira, bwira uti ndababara gutya, mfite ibitero byanteye bimeze gutya, ndaza gufata umwanya wo kuza kugusengera Imana. Kuri iyo nimero iri hasi urayibona, ngiye kugusengera Imana. Ni ukuvuga ngo iyo izo mbaraga zimaze zo kwinjira, haba habaye iki rero? Nta burinzi bw'umwuka wera uba ufite. Kenshi abarozi iyo bajya kuruga umuntu usenga, nabo baratinya, kuko kenshi bazi ko ibyo bintu bibasubiraho. Kwa Yesu dufite ubutwari, we have power, we have authority. Ni ukuvuga ngo iyo dufite imbaraga n'ubutwari, ibintu byose dutegeka mu isi y'umwijima. Nshuti yanjye, ibintu byose bigira amatwi, ibintu byose bigira amatwi mu isi y'umwuka. Ubwo bugomba bugira amatwi, uko kubyara upfusha bigira amatwi. Iyo dusenga turategeka bikumva. Ndagusengeye, Imana igukureho imbaraga zo mwijima. Cya gatatu aricyo nsorezaho, nzavuga ku bindi ejo. Abantu barota bazamuka umusozi, icyo kintu nzakivugaho cyane, cyangwa barota bari koga mu nyanja mu mazi, cyangwa se ukarota inkirimo kukwiruka. Ejo nzabigusobanurira kuri video ikurikira ingiye. Ikindi ngiye kukubwira ni ukukubwira ngo fata umwanya wawe usenge. Niba ubona uri kumwe n'umuntu uzi ngo ni inshuti yawe, wa muntu ukabona ahindutse nk'inzoka mu nzozi, akakwirukaho, ariko wajya kubona ukabona ahindutse nk'inzoka cyambiwe, ndagira nkubwire ngo uwo muntu mugendere kure. Uwo muntu ni indyarya, ni umuriganya, azagukuraho utwawe twose, azaduheha. Mu minsi yashize umusore yakundanye n'umukobwa, amaze gukundana n'umukobwa araza arambwira ngo Prophet, ngo narose umusore turimo turateretana, kandi be barimo barategura ubukwe. Arambwira ngo turimo turateretana, ngiye kubona mbona nsanze mu cyumba turyamanye, mbona ahindutse inzoka. Ndavuga ngo mu izina rya Yesu nyikuraho, ndayijugunya. Mu kanya mbyutse, sinzi kuntu agatotsi kamfatiye ngo mu ntebe muri salo ndi kuri telefone, ngo mbona wa muntu aragarutse imbere yanjye arimo aransekera ngo sheri, ariko mpindabo. Ngiye kubona ngo mbona ahindutse inzoka, ijya ku maguru yanjye, igiye kuntuma ku gatsinsino, ngo nkajya kuyikubita umutwe, ikampisha umutwe, ikampereza umurizo. Imana irambwira ngo mubwire ngo uwo muhungu mubana muri relationship arimo arakubesha n'indyarya, kandi iherezo azagucucaraho utuntu twawe twose, uzajya gukanguka umutima wawe ubabaye. Kwa kundi yakwishaga umutwe, ni kwa kundi kuryarya, akakubesha, akakujijisha, wajya kumuvumbura ntumenye ngo bigenze gute. Ndasengera indyarya zose ziri ku buzima bwawe, indyarya zose zitagushigikira, indyarya zose mugendana mubanye igihe kinini, Imana izigukureho in the name of Jesus Christ. Ndakwaturaho imbaraga z'Imana, ndakwaturaho ubutsinzi bw'Imana,
kuva uyu munsi Imana iguhereze amatara yaka, iguhereze imodokari. Nubona izo nzozi ukabona ucanye imodoka amatara kanga kwaka, itondere ibyo urimo. Ahantu ugiye gushora hari ibihombo, ibintu ugiye kujyamo nta nyungu bizakuzanira, bizagutera umubabaro. Ariko nucana imodoka ukabona amatara aratse, ukageserera ukabona imodoka iragenda, fatiraho. Niba nta nakazi ufite, jya kudepoza. Niba no muri banki barakwimye amafaranga, ongera usubire neneho ushake igishoro, ukore business. Imana yamaze kugufungurira imiryango. Ibintu byose iyo bifatanyije no gusenga, Imana iragushigikira. Nshuti yanjye, shira Imana imbere, ushira Imana gukora, ibintu byose bizaza. Nta muntu usenga Imana yemera ko apfa n'agahinda. Umuntu yagusuzugura kubera ibihe biri kunyuramo, ariko Imana ni gutabara, ni uzaza kukuriraho amaserifi. Erega Imana yaraguhishe. Ndashimira Imana ko iduhisha. Imana nawe yaraguhishe. Hari igihe Imana iguhishira mu mubyibuho, abantu bakagira ngo igifiriti n'inyama, kandi ni ukuri uri no kuburara. Imana iraguhisha, ikaguhishira mu gitenge kimwe cya baze. Abantu bakavuga bati ariko ukora he, uparitse imodoka he? Nta kintu ufite, n'Imana iguhisha. Imana ikomeze kwimane, abantu bazatahura amakuru yawe. Imana yamaze kugutabara. Shalom, Imana iguhe umugisha. Ndagukunda.